156 ivuga ngo amagambo y'umujinya ntakabave mu kanwa, cyangwa se atihutiye uwo mujinya we nta kindi kintu bimuzanira bituma hosha za ntambara zagombye kubaho. Ibintu rwose bikwiriye kumvikana kandi bikumvikana ku murongo utonderwa, kuko itabaye maso birakwica kandi bikagushyira ahantu hatari heza. Ni nayo mpamvu dukwiriye kwitonda cyane ku nyifato dukwiriye kugira igihe cyose ubuzima bwacu buhuye n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahabwa icyubahiro, ubuntu bwawe butwuzure kandi bwuzure umuntu wese uzakurikirana aya magambo kandi akayashyira mu bikorwa, akagusenga akomeje kugira ngo umuturemo, ko aribyo bishobora kumufasha kuba hatekanye. Uhabwa icyubahiro. Twongera twumva uburyohe bw'ibyanditswe byera mu gihe bitugira inama mu buryo bwa nyabwo. Rero reka turebe, hari indirimbo numva nifuza kuririmbaho. Ahubwo umutima yacu byatararushya sohoka, mukundane rwose. Yesu aravuga ati ngira itegeko ryanjye mbahaye, mukundane rwose. Yesu aravuga ati bana banjye mukundane, urukundo n'imbonera n'ubucuti birera, byabishya no kubyicisha ubupfu bw'akanya gato, mukundane rwose. Yesu aravuga ati ngira itegeko ryanjye mbahaye, mukundane rwose. Yesu aravuga ati bana banjye mukundane. Amagambo y'intonganya ntaregama mu kanwa, ijambo rimwe ry'intonga nyaritandukanye inshuti, mukundane rwose. Yesu aravuga ati bana banjye mukundane. Kadusenge. Urera kandi urakiranuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nejejwe no kongera kuboneka imbere yawe ngushima, kandi nifuza kubana nanjye muri uyu mwanya, kugira ngo ari jyewe n'abazatega amatwi iki kiganiro cyangwa se aya magambo yawe, nyagasani bazakugireho umugisha. Uhabwa icyubahiro. Byose bibe nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu. Abantu bashobora kwibaza ngo mbese kuki natekereje ko twaganira ku magambo nk'aya ngaya. Mu by'ukuri iyo witegereje ubuzima bwacu bwa buri munsi, usanga bigizwe n'ibintu bitandukanye. Bugizwe n'ibyishimo, bukagirwa n'umunezero, bukagirwa n'umubabaro, bikagirwa n'agahinda. Ibyo bintu byose bigize twebwe bigendanye n'imiterere yacu, biturutse ku kuba turi mu isi y'icyaha, isi yangirijwe n'icyaha ku rwego rukomeye cyane, nk'uko twagiye tubibona kandi tuzakomeza kubibona. Ibyo bintu bituma tugira imibereho itandukanye, tukagira imico itandukanye, tukagira ibintu byinshi twinjiramo bitandukanye. Ni nayo mpamvu rero ari byiza ko twiga imiterere yacu, tukamenya ko duteye mu buzima bwacu bwa kimuntu, tukamenya n'inyifato dukwiriye kugira, ndetse n'iyo tugeze mu gihe runaka uko dukwiriye kwitwara. Byose rero ntabwo ibyanditswe byari byigeze bibishyira kure, byabishyize hafi yacu. Abantu bamwe bariyizi cyane, ariyizi ngo iyo mbabaye, iyo ndi kumva ndakaye, hari icyo ntashobora gukora. Sinshobora kuvugana n'umuntu turi kuvugana, kuko ashobora kumbwira amagambo ankomeretsa, nkibuka nanjye namubwiye ibindi bimukomeretsa. Ashobora kumbwira ibintu bidasanzwe, nkumva sinshaka kubyakira, bikarangira nanjye mubwiye ibindi. Uwo muntu akaba yiyiza atyo, akamenya ngo iyo ndi kumva ndi kubwirwa nabi, ngewe ndaceceka cyangwa se nkavaho ibyo bintu biri kubera nkigendera. Uyu muntu aba yiyiza ukuntu arakara igihe arakajwe. Noneho hari n'undi nawe ubutiyizi ngo amenye ngo mbese uburakari bwanjye bugenda gute iyo mpemukiwe, cyangwa se ibyishimo byanjye bigenda gute iyo nishimye, iyo nshimishijwe. Ibi bintu byombi byo tugiye kwitegereza, kuko umuntu ashobora kuba ababaye kubera ko yarakajwe,
ashobora kuba yishimye kubera ko yashimishijwe. Ibyo bintu byombi rero bikwiriye ntabwo ari abantu benshi basobanukiwe uko bakwiriye kwifata. Ni n'abantu bake babitekerezaho ndetse bakabihereza n'agaciro. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, ukwiriye kumenya ngo mbese nkwiriye kwitwara gute mu gihe numva nishimye? Ese nkwiriye kwitwara gute mu gihe numva mbabaye? Kuko ibintu byombi bishobora kugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi bigendanye n'uko wabyitwayemo. Mbese hari igihe wari wanezerwa ukumva ibyishimo biragusaze ukaba wakwitanga n'ibintu utazashobora gutanga? Ese hari igihe wari wanezerwa ukumva ibyishimo byawe birakurenze kugeza ubwo ushobora kuba wahiga ibintu utazashobora guhigura? Ese hari igihe wari wumva ibyishimo bikurenze kugeza ubwo wumva ubuzima bwawe bushingiye kuri icyo kintu urimo kwifuza, ariko mu kanya gato ugasanga birakugushije? Ibyishimo byacu rero bikwiriye kuba bishingiye ku cy'ibyanditswe byera bivuga, ndetse tukagerageza gutwara amarangamutima yacu neza kugira ngo ibyishimo byacu bitadutera gukora amakosa. Igihe nabwo tubabajwe cyangwa se turakaye, igihe dutewe agahinda n'ibintu runaka, nabwo dukwiriye kwitondera imivugire yacu, dukwiriye kwitondera uko dutekereza, ko nabyo ubwabyo bishobora kutugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni iyihe mpamvu rero dukwiriye kugira imyifatire nk'iyo ngiyo mu gihe tuguwe gitumo n'ibitugerageza, mu gihe tugize ibintu bidutesha umutwe? Hari amagambo ari mu gitabo cy'Imigani, igice ni icya 17 ku murongo wa 22, handitswe ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye utera konda. Igihe tunezerewe ni byiza ko duhora tunezerewe, ariko nyamara dukwiriye kwitonda mu kunezerwa kwacu kugira ngo bitadutera gukora ibyaha runaka. Ko hari iyo umuntu yishimye cyane akaba anezerewe cyane, hari amarangamutima adashobora gukontorora, hari uburyo atashobora kubona uko yitwara, kuko amarangamutima ye yarenze uko atekereza, uko asanzwe atekereza. Ibi bintu rero bijya bishyira abantu benshi mu kaga, ariko ntago babizi. Ni kimwe rero baratubwiye ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Nibyo dukwiriye guhora tunezerewe, dukwiriye guhora twishimye, ahubwo atari uko duteye kunezerwa n'akantu runaka ngo bidutere gusezerana ibyo tutazashobora guhigura, bidutere kuvuga ibyo tutazashobora kugeraho, bidutere gukora ibintu tutari dukwiriye gukora ngo nyuma dusigare twicuza. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko nubwo bimeze gutyo, hari n'andi magambo agaragaza uburyo dukwiriye kwitwara mu gihe imitima yacu ibabaye. Igihe imitima yacu ibabaye, uko dukwiriye kwitwara. Hari igihe umuntu ashobora kumva arababaye, akumva n'icyitwa umujinya cyamujemo. Ibyanditswe byera biravuga mu Migani igice cya 15 umurongo wa 18, aravuga ngo umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Imana ihabwa icyubahiro. Umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Ibi bisobanuye iki? Tubonye hambere yuko umutima unezerewe ari umuti mwiza. Ni umuti mwiza ku buzima bw'umuntu. Umutima unezerewe ni umuti mwiza. None turabonye ngo umunyamujinya nawe abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Ibintu byombi nibyo tugiye kureba. Twitegereze ukuntu umuntu ashobora kugira umutima mwiza, bikarangira umunezero awuhoranye, kandi agahora yifuza ibyiza mu buryo bwose, kandi ntagire ikintu kimuhungabanya. Ariko nanone umunyamujinya nawe, iyo aranzwe n'umujinya gusa, ashobora guteza intonganya, ariko iyo atihutiye kurakara wabyo wuzuye. Noneho hano igice cya 14 umurongo wa 29 naho haratubwira ngo utihutira kurakara aba afite ubwenge bwinshi, ariko uwihutira kurakara akuza ubupfu. Utihutira kurakara aba afite ubwenge bwinshi, ariko uwihutira kurakara akuza ubupfu. Nari mbabwiye rero ko tugiye kuganira amagambo, cyangwa se tugiye kuganira ibitekerezo bigeze kuri 2. Ndaza kubivugaho mu ncamake, ndabarangira aho byanditse. Ushaka kubisoma azabisome mu buryo burambuye. Reka duhite twinjira. Wenda mbere yuko ninjira neza muri iki cyigisho, reka tubanze turebe ngo ibyishimo cyangwa se umunezero bisobanuye iki rimwe na rimwe. Namwe mushobora kuba mutekereza mufite uko mubitekereza, ariko reka nanjye mbabwire uko mbitekereza. Ni ibyiyumviro umuntu agira bikazana amarangamutima
meza muri we akayashyira hanze nk'ingaruka yabyo. Ni ukuvuga ngo ni ibyiyumvira umuntu agira bikazana amarangamutima, cyangwa se ni ukugaragaza amarangamutima yawe meza ukayashyira hanze, abantu bakabibona, byahereye mu mutima bigiye hanze, ariko nk'ingaruka y'ibyo bintu. Ibyo bintu bishobora kuba ari ibihe? Ibyo wumvise, ibyo wabonye, cyangwa se ibyo wasezeranijwe. Ibyo bintu byose bishobora gutuma umuntu agira amarangamutima y'ibyishimo ndetse n'umunezero, bikarangira mbese niwo munezero. Reka ngarukiriza aho ngaho. Noneho nitujya ku gahinda cyangwa se ku burakari, nabwo turaza gusanga ni ibyiyumviro by'umuntu, cyangwa se ni ibyiyumviro umuntu agira abitewe n'ikintu runaka yabonye, yumvise, cyangwa se yakorewe. Noneho byamara kugenda gutyo, nk'ingaruka yabyo nabyo bikagaragarira hanze. Isura ikijima, imyifatire runaka igahita ihinduka, bikaba byamutera gukora ibintu bitari byiza, harimo kwica, kwiyahura, ndetse n'ibindi bintu biza ako kanya, kuko imitekerereze ye asanganywe yahinduwe n'ibyo bintu amaze gukorerwa, cyangwa se n'ibintu amaze kwitegereza bikamubabaza. Mu by'ukuri iyo umuntu arakaye cyane, amarangamutima yarahinduka, uko yitwaraga kugahinduka, agasigara agaragaza uko ameze. None se reka mbabaza, tutabanje kujya kure cyane, ni abantu bangana iki barakaye? Ubitekereze, bakarakara ku rwego ruri hejuru, noneho agahita yandikira mugenzi we mesaje iteye ubwoba. Wamara kwimwandikira, umutima wawe wamara gutekana, ugasigara wibaza ngo mbese ibi bintu ubundi nabikoze nte, nabikoreye iki, ubundi nabitewe n'iki? Kuko amarangamutima yawe n'uburakari bwawe byaruse usanzwe uri we. Ntago ari uko ari ubwa mbere uhemukiwe, ntago ari uko ari ubwa mbere bikubayeho, ahubwo amarangamutima yawe wananiwe kuyakontorora cyangwa se kuyagenzura, birangira akoze irindi bara. Noneho rero ingaruka zabyo ni izihe? Ni uko birangira ukoze ibintu bibiri, urikomerekeje, icyo ni icya mbere, kandi nanone uragaragaye, icyo ni icya kabiri. Ikindi ibyo wanditse cyangwa se ibyo wavugishije akanwa kawe ntabwo uzongera kubigarura. Twitonde mu byo tuvuga mu gihe turakaye. Nari mbabwiye ko ngiye kubabwira, tugiye kubireba dushingiye ku bintu bibiri. Mbere yuko mbyinjiramo, reka mbabwire n'ikindi. Iyo umuntu anezerewe cyane, nari mbivuzeho gatoya, nta gihe uranezerwa, cyangwa se nta muntu uzi wanezerewe, aho umuntu ashobora kunezerwa akavuga ibintu, agasezerana ibintu, ariko akazanirwa kubigeraho kubera iyo mpamvu. Noneho yakorewe ibintu, biragenda biramurenga, biramunezeza, none umwanya wo kugira ngo abisohoze aratekereje, asanga yabikoze atabitekereje. Ubuhemu bugatangira ubwo, inzika zikaboneka, kuko umuntu yavuze ibintu atagambiriye, yavuze ibintu atabanje gutekerezaho. Ibi birasobanuye ngo mu gihe wishimye, banza utuze, uceceke, utegereze umwanya mutoya, amarangamutima yawe asubire kuri gahunda nzima. Namara gusubira kuri gahunda nzima, ubona uhiga ibyo ushaka guhiga, ariko bitekerejeho, utabaye nk'umusinzi kubera ibyishimo. Mu gihe uri kumva ubabaye, ubwo burakari bwaguhinduye umusinzi w'akababaro. Rero kugira ngo bikubere ibintu byiza, irinde kugira ikintu wakora muri ubwo burakari, kuko bushobora kuza kugutera ibintu bidasanzwe bitari byiza. Abo igikwiriye gukora ni iki? Banza utuze, utekereze gakeya, uceceke, kandi uburakari bwawe buhagarare, ndetse use naho wirengagije ako kanya wari urimo, kugira ngo uze kuza gutekereza icyo gukora uburakari bwamaze kurangira. Niba hari ibintu bigeze ukoreshwa n'uburakari, uraza kubyibuka, urasanga warakoze ibara, warakoze ibintu utari ukwiriye gukora. Niba hari ibintu bigeze gukoreshwa n'ibyishimo, ariko by'akanya gato, urasangana n'uyu munsi ukibyicuza kubera ko wabikoze utabitekereje. Nshuti bavandimwe, nshuti zanjye, bene data, bashiki banjye muri kundeba, ndagira ngo nongere mbibasabe, mwirinde kugira ikintu muvuga, mwirinde kugira ikintu mukora mu gihe munezerewe cyane, kandi igihe mubabaye cyane, ko ibyo bintu byombi bizana ingaruka zitari nziza. Niyo mpamvu igihe twishimye tubanze dutekerezeho gakeya, dutuze, tubanze duse naho tuvuye muri iyo mudu twari turimo, cyangwa se marangamutima duteye kunezerwa gutyo. No mu gihe tubabaye bigende gutyo. Twirinde kugira imyanzuro dufata mu gihe tukiri muri ibyo bika. Mu gihe warakajwe, irinde gufatira imyanzuro aho hantu, ko ntabwo izaba ari myiza. Reka twinjire mu gitabo rero
Abaroma Mariko igice ni icya, reka twinjire mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice ni icya 6. Mariko igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 29 haranditswe nk'iki: Herode yica Yohana umubatiza. Herode yica Yohana umubatiza. Iyi nkuru itangira itubwira uko byagenze. Herode yari umuntu udasanzwe, yari umuntu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wari uyoboye iriya ngoma y'Abaroma, kandi ayobora mu gihe nawe cyitwa ko ari cyiza kuri we. Icyo akora, aza gukora ikosa rikomeye cyane, afata umugore wa mwene se Filipo amugira umugore we. Amaze kumugira umugore we, Yohana araza aramucyaha, ndetse Herode biramubabaza cyane, ariko ntiyagira icyo amutwara, ngo kuko yari abizi neza ko ari umuntu w'Imana, kandi ko ibyo avuga bihuje n'ukuri. Hari abantu baba bakoze amakosa, ariko bakaba bazi ko ari amakosa nyine bakoze, ku buryo adashobora gushaka impamvu zo kuyarengera. Hari n'abandi bakora amakosa, ariko cyangwa se ibyaha, bagashaka n'impamvu zibarengera muri bya byaha. Ntabwo ari umuco mwiza. Niba ari amakosa wakoze, yemere, niko kuri kuba guhari. Noneho Herode we yarayemeye, ndetse nubwo yamushyize muri gereza, ariko nta kintu yigeze amutwara gishobora kuba cyamugirira nabi. Noneho rero ikibazo cyakomeje gukura, Yohana aguma muri gereza. Ari ikintu gitangaje. Umunsi umwe rero Herodiya, ngo baranditse ku murongo wa 19 w'igice cya 6. Noneho ibyo bintu byose bimaze kuba, Herodiya yahoraga afite ubwoba yuko nyine kwitegereza Yohana kwa Herodiya kwahoraga ari igishinja kuri uwo muka Herodiya, ariko wavuye ku mugabo we wa mbere. Noneho ikintu gitangaje hano, ngo kandi Yohana murongo wa 18 yari yarabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko ucyura muka mwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira ashaka kumwica. Ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Herode ku ruhande rwe yari afite kumvira anezerewe, ariko Herode we biramubabaza kugeza ubwo yakoze ikintu bita kumuhigira. 21. Noneho uburyo buraboneka. Uburyo bwabonetse bute? Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, birthday, ndaje mbivugeho gatoya. Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatware ingabo n'abakire b'igalilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo unsaba cyose ndakiguha, bona nubwo umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye. Ngaha aho ibintu byavuye. Umugabo yakoraga ibintu anezerewe kubera ko Yohana yari umuntu w'Imana. Yari yaranze kugira ikintu amutwara, aramurinda, kandi muri byinshi yamubwiye agira ibyo anakemuramo. Bivuze ngo ntabwo yihannye byuzuye, yihannye by'igice, kuko wamubwiraga yarazi ko ari umuntu w'Imana. Dufite abakristo benshi bihannye by'igice, bafite ibintu baretse ariko bafite n'ibyo bakora. Ntabwo ari ukwihana. Byanze bikunze bizatugenza uko Herode byamugenza. Rero narigeze ku uyu mugabo Herode, umwami w'icyo gihe, ibyishimo biramurenga kubera ukuntu muka Herodiya abyinnye. Umukobwa wa Herodiya abyinnye, nuko ibyishimo bimurenza, arebye ukuntu iteraniro ryose ryanezerewe, ahita ahaguruka, cyangwa se ntabwo birivuga ko yahagurutse, ibyishimo bimurenze, ahita abwira umwana w'umukobwa, aramubwira ati, nsaba icyo ushaka cyose niteguye kukiguha. Iyo ni inshuro ya mbere. Arongera yirahira aravuga ngo, kinsabe uko cyaba kimeze kose, naho cyaba kimwe cya kabiri cy'ubuzima cy'ubwami bwanjye, niteguye kukiguhereza. Mbega amagambo adasanzwe. Mbega umugabo ngo ararahira indahiro atagombye kurahira. 1/2 kubera kunezerwa gusa, kubera ko umukobwa yabyinnye, umweguriye ubwami. Ibi bintu biriho kandi bizakomeza kubaho. Ni abantu bangana iki se banejejwe n'akantu runaka bikarangira bakoze ibara? Mumbabarenze kuvuga kuri iki kintu.
iyo ugiye gukurikirana mu bintu bike ntekereza biri kugenda bibaho ku giti cyanjye, wenda n'abandi murabizi, hari abantu benshi basigaye batwara, ndavuga cyane cyane mu bakiri batoya, abahungu n'abakobwa, cyane cyane abakobwa bajya batwara inda, ariko ugasanga inda yitwaye mu gihe cyo kwizihiza isabukuru ye. Ikintu gitangaje. Kubera iki byagenze gute? Umuhungu yaje amukorera bidi, aramunezeza, aramutungura, umukobwa nawe nyine agiye kumuhemba amuhemba ibyo. Akora igikorwa cy'ubusambanyi, barasambana, ubwo umwana avuka atyo. Kubera ibyishimo gusa ngo umuntu yakunejeje, yakoze ibintu watekereza ko atakora. Aho kugira ngo ushime Imana yamukoresheje ibyo, ugashima umuntu, bikarangira umwihaye, ikibazo kikavuka. Ni isabukuru rero, ikintu cyitwa iminsi mikuru kigiye kurimbura abantu benshi. Abanzi benshi bari kuva mu minsi mikuru, ko abantu bari kujya barahira ibintu badashobora gukora. Niko byagenze. Herodiya, umukobwa we arabyina, Herode nawe ati icyo nsaba cyose ndakiguhereza, niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'ubwami bwanjye ndakiguha. Umukobwa barebye nyina nawe ati ngwino nkubwire, saba igihanga cya Yohana. Mu by'ukuri reka tugaruke, igihanga cya Yohana cyari kumarira icyo uriya mukobwa. Mbega umukobwa ngo arasaba nabi, mbega umukobwa ngo arerekeza amaso ko atagombye kwerekezaho amaso. Reka mwumve uko byagenze. 24. Arasohoka abaza nyina ati nsabe ibiki? Aramusubiza ati saba igihanga Yohana umubatiza. Muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati ndashaka kumpa none igihanga cya Yohana umubatiza kumbe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiriye imbere y'abasangira nawe ananirwa kukimwima, nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana ku mbehe, agiha wa mukobwa nawe agishyira nyina. Abigishwa be babyumvise baraza bajyana umubyimba bashyingura mu mva. Umwami arababara cyane, ariko kuko yari yarahiriye imbere y'abasangira nawe ananirwa kukimwima. Ibyishimo by'uko abantu bitabiriye isabukuru y'amavuko bimuteye gukora amakosa, kuko amarangamutima ye yananiwe kuyakontorora. Akora ikosa rimeze rite? Abwira umwana ukiri muto ngo nsaba icyo ushaka, kandi umwana akiri mutoya. Umwana nawe ajya gusaba nyina, kuko yari we rukundo rwe. Nshaka igihanga cya Yohana, ambujije umutekano. Uwari wishimye mu kandi kanya yongeye kugaragaza isura y'umubabaro, kuko yari asabwe ikintu atari yiteze. Pilato ngo ari kubwira abayuda ngo mushaka mbabohorera mbe, agavuga Baraba nk'igisambo, ngo ntago yiyumvishaga yuko bari buvuge ngo duhereze Yesu. Yari azi ko rivuga ati mva, nubwo twari dushaka ko Yesu apfa, ariko Baraba yari atuzengereje. Ariko Satani, umuntu yujuje umutima mubi, abari abanzi bahinduka abashuti ku mwanya muto, kugira ngo babone uko bakemura ibibazo byabo, undi basigare bongera bahangane nyuma. Niko byagenze hano. Ahubwo ati twere dushaka Baraba, uwo Yesu wigira umwami w'abayuda bari we wica. Pilato biramucanga, kubera ko yari amaze no kubihiga, nawe byarangiye amurimbuje. Aragenda aramwicisha, ngo akaraba amazi da, amaraso yanyu azababarweho. Ariko nawe ntabwo yapfuye neza. Bavandimwe, twige gukontorora amarangamutima yacu mu gihe twishimye, by'umwihariko tugende gakeya. Indi nkuru nababwiye ko ntari buze kuzitindaho, muzafata umwanya muzisome. Herode yari yatangiye ibyishimo ari byinshi, ariko birangira umubabaro uje, kuko atashoboye gukontorora cyangwa se kugenzura ibyishimo bye, bimukoresha ibyaha. Ibirori ntimugire ngo byarangiye neza, byarangiye ari umubabaro gusa. Ni kangahe se abantu, nibyo nari gutangaho urugero, ni ibintu byinshi mushobora kurebaho. Ni kangahe se umuntu, ni kangahe abana b'abahungu n'abakobwa bakora icyo cyaha,
umwe kuri mugenzi we, ari kubwira umwe kuri mugenzi we yuko rwose ari we uruta abandi, ariko yamara kumubwira ngo ndatwite, birakomeza se bikaba bya bindi. Ntituye twumva amakuru y'abantu benshi ahita amubwira ati ujye gushaka uwayiguteye, njye sintera inda, ntibigenda gute? Kandi watekerezaga yuko byatangiye ari ibyishimo, afite ibyo yakuguriye, afite impano yaguhaye, ibyishimo bitumye udakontora amarangamutima yawe. Ndi gutanga urwo rugero, ariko murebe mu bintu byinshi byeze muri ibi birori biri kujya biba, bikarangira ibyari ibirori bibyaye abanzi, kuko abantu bari kujya bahiga ibyo badashobora guhigura kubw'amarangamutima yabo batewe n'impamvu runaka. Reka ngarukire aho ngaho, kangaruke ku nkuru ya kabiri. Izi nkuru maze igihe kirekire narazizeho ku byerekeranye n'ibintu byombi, niyo mpamvu nifuje nanjye kubisangiza abantu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 43, nkuko nabibabwiye ntabwo ndi buze gusoma amagambo yose, naho ndaza kuyavuga mu ncamake. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 umurongo wa 1 kugeza ku wa 43, harimo inkuru imeze ite? Aha harimo inkuru y'uwitwa Nabali na Dawidi. Ibyanditswe byera bitubwira yuko Dawidi, murabizi ko yari yarahunze Sawuli washakaga kumwica ajya mu mashyamba. Igihe yari akiri aho ngaho, ubuzima butarakunda ngo ajye ku ngoma, yakomeje kujya higwa. Nyamara mu mashyamba hari icyo bita kugisha, cyangwa se gufata amatungo yawe ukayavana hamwe ukayajyana ahandi uri gushaka ubwatsi. Uyu Nabali yari afite amatungo menshi cyane ntari buze gusubiramo, ntari buze kuza kuvugaho, ahubwo nabarangiye igice muzabisome mwitonze. Aba bashumba yari umukire ukomeye cyane. Nabali yari afite umugore bitaga Abigayili. Noneho arayafata, abashumba be bajyana amatungo kuyaragira ahantu. Abasirikare ba Dawidi na Dawidi ubwe bacunga iby'uwo mugabo, barabirinda ku rwego rukomeye cyane, ku buryo nta kintu na kimwe yigeze azimiza. Nyamara se nubwo byagenze gutyo, byaje kugenda gute? Nuko umunsi umwe nari ndi kureba ahantu nshobora kuza gufatira kugira ngo ntaza gusoma ibintu byinshi, nshaka kubanza kwivuga mu ncamake. Umunsi umwe hari icyo abatunzi b'icyo gihe, wenda na n'uyu munsi biriho, abatunzi b'icyo gihe baba bafite nk'intama nk'ibihumbi cyangwa se n'amapfizi ibihumbi. Hari ukuntu umuntu yabaga ari umukire, icyo bitaga gukemura ubwoya bw'intama bw'amatungo cyangwa se kubukata baburinganiza, byabaga umunsi mukuru kuri abo bakire. Umunsi umwe rero Dawidi yumva amakuru ko kwa Nabali bakoze ikirori cyo gukemuza ubwoya bw'intama. Dawidi aravuga ati, byagenda kose Nabali afite amakuru yanjye, ndetse n'umugore afite amakuru yanjye, umuryango wa Nabali muri rusange ufite amakuru yacu, kuko abashumba be twarabanaga, ibyo twakoze byose barabizi. None reka ntume abasore banjye bagende bamubwire amakuru makeya, bamusabe ko hari ikintu yadufasha. Niko byagenze. Dawidi yohereza abahungu be. Reka mbabwire amagambo make ku yo Dawidi yavuze. Ku murongo wa 9 w'icyo gice, abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho, babwira Nabali mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. Reka mbabwire ko Dawidi yari yabatumye. Dawidi akiri umushumba, Dawidi akiri mu ishyamba, yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10, arababwira ati, nimuzamuke mu Karumeli, musange Nabali, mumundamukirize, mubwire uwo mukire muti, amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe, nta nabi twabagiriye, nta n'icyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Aba bahungu bakugirireho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze, ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo ha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Mu kinyabupfura cyane kandi gikomeye cyane. Abahungu bawe abashumba bawe nta kintu bigeze bazimiza, kandi nje mu gihe cyiza, ntabwo ngufatiranije n'ubukene. N'ubundi ibirori wabiteguye, kandi ibyo wateganije nibyo dushaka, ntabwo dushaka ibirenze.
none abahungu banjye bakugireho umugisha, n'umwana wawe ari we ngewe nkugireho umugisha. Igisubizo cya Nabali. Bamaze kuvuga ngo baricecekera. Murongo wa 10. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Ashyizemo incyuro, aramucyurira ko yacitse shebuja, bigaragaza ko yari afite amakuru ye nubwo yashakaga kumwihakana. Mbese ni nk'aho umugabo w'Umwegiputa avuze ngo sinzi Yosefu, sinzi n'iyo Mana. Ayo magambo yombi yaravuzwe. Umwe yavuze ko atazi Farawo wa mbere kugira ngo arekure Abisirayeli, yaravuze ngo Uwiteka ninde ngo ndekure ubu bwoko. N'umukurikiye nawe aravuga ngo nuko uwo muntu yirengagiza ibyo Yosefu kuko atarazi Yosefu. Mu bindi bitabo bakavuga ngo si uko ataramuzi, ahubwo nuko atashakaga kumumenya. Ako ntabwo umuntu yaba minisitiri w'igihugu ngo abibekane mu gihugu. Noneho rero n'uyu mugabo nawe ngo Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mutsima wanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbage abakemuzi banjye mbihe abantu ntazi aho baturutse? Nuko abagaragu ba Dawidi bahindukira basubirayo, bageze bamutekerereza uko byagenze byose. Nuko Dawidi abwira abantu be ati, umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye. Dawidi nawe yambariye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati, umva Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, abonye arabakankamira, kandi abo bagabo batugiriraga ineza cyane, ntibadukoza isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nawe tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabanye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'ab'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Uyu mugaragu asa n'uwubahutse sebuja, ariko nta kindi yagombaga kuvuga. Aravuga ati umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Bivuze ngo ntabwo ari uko uyu Nabali yatagiye ibikonda. Nta muntu ushobora kuba umukire ari ikigoryi. Ntabwo bishoboka. Nta muntu ushobora gutunga ibya mirenge ari ikigoryi, ntibibaho. Icyakora mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko mu buzima busanzwe umuntu ashobora kuba atubaha Imana, hakaba afite icyitwa ubwenge, sinzi ukuntu ndibuze kubyita ibintu bitandukanye n'ibyo, ariko akaba afite ukuntu imikorere ye nyine Imana yihira. Nabyo birashoboka ko Imana ivubira imvura ababi n'abeza, bagahirwa bigakunda. Umuntu ntabwo aba ari umuswa rero, aba ari umuswa ku by'Imana bizamutera kurimbuka kuko atamenye Imana. Ariko ku by'ubugingo cyangwa se ku by'ubuzima busanzwe aba ari umunyabwenge, kuko ntabwo amafaranga ashobora kurega mu mafaranga mu biganza by'umuntu. Reka ngarukira aho ngaho. Ariko impamvu bivuze ngo erega umuntu w'ikigoryi nk'uyu nta kintu ashobora kuvugana nawe, nuko atigeze ahereza agaciro ineza yagiriwe kandi yabwiwe ngo atume n'uwo muntu yiturwa. Nuko Abigayili we rero hari icyo yakoze, yari yiteguye tegura n'abagaragu we kugira ngo ajye gusanganira Dawidi. Ibyo ntabwo ndibuze kubitindaho. Nuko Abigayili abonye Dawidi, reka nsome hano n'amagambo menshi ntabwo nayasoma yose. 20 umurongo wa 20. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye aho ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati, nukuri ndirahiye bwa burakari navuze. Abagaragu bamaze kumubwira Dawidi yararakaye, yumva umujinya ubaye mwinshi, yumva ibintu biravutse, ananirwa gukontorora uburakari bwe, ananirwa kwiyumanganya, ananirwa gucururutsa umutima. Avuga amagambo akomeye cyane. Kandi Dawidi yari yavuze ati, nukuri narindiye ubusi by'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza, anyituye ibibi.
niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimpore njyewe ndetse bikabije. Mbega indahiro iturutse ku burakari, iturutse ku mujinya, iturutse ku marangamutima atashoboye gutujisha kubera ko yituwe nabi. Oya, nta mpamvu n'imwe ikwiriye kudutera kuvuga nabi, nta mpamvu n'imwe ikwiriye kudutera gufata ibyemezo bisa naho bihubukiweho by'ubupfapfa. Oya, ntabwo bikwiriye, kuko umujinya we watumye akora ibintu atagombye gukora, watumye akora ibintu atarakwiriye gukora. Nindamuka bukeye hari umwana w'umube usigaye, Imana izabimpore ndetse bikabije. Uzi amagambo wanditse kubera ko umuntu yari yakurakaje, ukandika amagambo menshi kandi mabi akomeretsa umutima. Uzi amagambo wavuze ukayavuga ubu ngubu akaba ari urwibutso mu mitima yabo wayabwiye utazashobora gupfa kugarura. Wenda bishobora kutagarura ibyo bintu, ariko umutima wawe ugarura ukabwira ati Mana mfasha noneho sinzongera. Byanagukundira ugasaba imbabazi aho wabikoreye, ko ari ibintu rwose tuzahanirwa. Imana iturinde kandi tugire neza. Dawidi nubwo yari amaze kurahira gutya, umugore wa Abigayili wa Nabali akimara kubwirwa aya magambo yitwaga Abigayili, ntago yatinze, yaraje ategeka abagaragu bamushyirira ibintu ku ndogobe ze, baramuherekeza. Noneho araza aramubwira ngo umva amagambo Abigayili yavuze. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe ye, yikubita hasi imbere yubamye, amugwa ku birenge, aravuga ati Nyagasani, icyo cyaha aba ari njye gihereraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe, ngire icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa Nikwari, izina ryo muntu Nabali niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. Nabali ngo risobanurwa umupfu, muzabireba hepfo mu magambo y'ubusobanuro. Umugore we nawe arabizi yuko ubupfu ari bwo kamere ye, ariko arongera avuga none ngira ituro ry'umuja wawe, 27, ngo utuye Nyagasani, rihabwe abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, kuko Nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kugenza no gushaka ubugingo bwawe Nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohoza ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubabaza Nyagasani, kandi ngo uguhane ko wavushije amaraso ubusa, cyangwa se ko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka nakugirira neza Nyagasani, uzibuke umuja wawe. Reka ntegutindaho, Dawidi asubiza Abigayili ati Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe, kandi ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuko ari njye wihorera ubwanjye. Ni ukuri ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, yambujije kukugirira nabi. Yaba utatebutse kunsanganira, bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati izamukire usubire iwawe amahoro. Ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Nabali yatumye ubwenge bwa Dawidi butakara, kugeza ubwo amarangamutima ananirwa kuyakontorora, avuga ibintu kandi yiyemeza ibintu agiye gukora bitari byiza, harimo no kwica akamena amaraso. Ariko byari bitewe n'uko yagiriwe nabi, ariko ntashobore gukontorora
cyangwa se kugenzura uburakari bwe. Ariko ahuye n'undi muntu uzi gucubya uburakari, ufite Imana mu bugingo bwe, arangije aramubwira ngo nyagasani mwami, nuramuka ugiye ku ngoma ntuzagibwaho urubanza rw'amaraso y'umuntu wishe. Umugabo wanjye ni ikigoryi, niyo kamere ye. Ndakwinginze girira umuja wawe neza, kandi iki cyaha ari cyo kibaraho. Nta nubwo nje gutyo gusa, ngiyi n'impamba uyihereza abagaragu bawe, ariko numara kwimikwa utazagibwaho n'urubanza rw'amaraso atariho urubanza. Dawidi aramubwira ngo Imana yawe ishimwe n'ubwenge bwawe bushimwe, kuko ndinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso y'umuntu. Kandi ibyo ngenda byumvise ndanabikwemereye. Nuko byagenze. Tugaruke ku magambo nayo maze kubasomera ari mu Migani. Nari nzi ko kiri buze kuba icyigisho gitoya, none ndabona kibaye kirekire. Ntabwo ndibuze gusobanura cyane uko Dawidi byagenze. Igihe ubabaye cyane irinde, kandi igihe unezerewe cyane wirinde. Mu gihe wumva amarangamutima yakuzamutsemo irinde, ubanze utekereze, kuko bizagufasha kumenya imyanzuro myiza ukwiriye gufata. Nabasomeye Imigani igice cya 14 ku murongo wa 30. Handitswe ngo iki? 14 umurongo wa 30. Haranditse ngo umutima utuje niwo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufa. Umutima utuje niwo bugingo bw'umubiri. Bavandimwe, dukeneye kugira imitima ituje kandi itekanye, kuko aribwo tuzabasha kugera ku nsinzi mu buryo budasanzwe. 17 umurongo wa 22 handitswe ngo iki? Umutima unezerewe ni umutima mwiza. Tugire umutima unezera ko tumenye gutwara ibyishimo byacu neza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Reka nsoreze hano, nanavuze ko ntari buze gutinda. Ndizera ko niba hari icyo umuntu ashobora gukuramo yagikuramo. Uwiteka abagire neza kandi abungura ubwenge muri byose. Mu izina rya Yesu kadusenge. Komeza ushinga kandi uhabwe icyubahiro Data. Uduhereze imitima y'ubwenge. Turakwinginze mu buryo bukomeye cyane. Twungura ubwenge ku rwego rudasanzwe. Hari byinshi twagiye dukora tubikoreshejwe n'uburakari, ibindi tubikoreshwa n'ibyishimo byagiye bidushyira ahantu habi. N'uyu munsi dufite ingaruka zabyo. Mana utubabarire kandi uduhanagure hayo mateka. Birashoboka yuko tutabyibagirwa, ariko tukumva igikomere kirakize. Izina ryawe. Erega Yesu uri byose kugufite. Ndasabira umuntu wese kugira ngo akugire mu bugingo bwe, kugira ngo abashe kumva atekanye. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.